ndagukunda urabizi kandi umugabo wawe n'ukiri n'ubundi mama umubare wari igihe umuntu acicikara ikanga akabura nuko yatubika amasanga sheri wanjye ihangane Erin ihangane bizagenda neza Erin ihangane sheri wanjye ese bizarangira cyane bizarangira nabitekereje mbona uyu mugabo nta kuntu wagenda n'ibi bintu subimusigiye nabonye utabisiga sheri wanjye reba abana reba ikirimo ndabizi neza ko utajya urambirwa mu bantu nizera urimo ndakwizera ngende kumva wagumya ukaburetse tukareba ariko saya marira mana yanjye mana igomba guca inzira pe igomba guca inzira ayo urabizi nubwo nakwihoreye sinkubwira ako nihangane igihe kinini bimaze igihe n'isi nzahora kurya mama ntabyo azi niba na musaza wanjye ntabyo azi nta muntu n'umuzi ibintu bibera bose bazi ko ndi mu mujyi kandi meze neza bazi ko nta kibazo na kimwe mfite mbese nzakora iki Erin mama ntuzanabimubwire subizi ko yirwarira mbese yahita agwa muri ko azi ko ubayeho neza mu mujyi azi ko mbese ibi bintu i Kigali bitabaho ihangane utuze ahubwo akandi kanama we mugenze gake umushyigikire mu mafuti ye ugumye umushyigikire hanyuma tuzaba tureba ukuntu bizarangira ariko uyu mugabo wawe ni umukire pe ni umukire ntabwo mbese ntabwo wapfa kugenda gutyo gusa Erin rero narinje kureba ukuntu umeze mubaza n'amakuru yawe gusa agahinda nahanye agahinda mana yanjye byumve nahanye agahinda reka nahe ihangane nangirwa nyine mba nabuze uko bigenze reka nahe ahubwo buriya biransaba kujya mfata igihe kinini cyo kuvugana nawe ko ntabwo nshaka ko uzajya ugumya mu bwihebe bumeze gutya ihangane reka nahe ahubwo nzajya nkuba hafi uko bishobotse ariko igitekerezo cyo kugenda oya bukihoreye Erin ubukihoreye shani hataje ndabizi neza ko hejuru hari Imana kagende rero nshuti yanjye komeza kwihangana n'ibyawe ndabizi n'ibyawe kwihangana byo n'ibyawe ahubwo reka ngende Imana ikomeze ikurinde nyine ndi kwihuta ko se wowe si kizima si uko mfite amafaranga si uri bungezaho nshaka dore ngaho amafaranga tuteye mbabarire vuba ndi kwihuta motari tugende ubundi turabikoranye wagira vuba uko nanjye kwihangana biba binaniye ko kadogo ndacari ngaho ngwino hano rero
nicara wari urimo urabwira ibiki se ko numva ngurukunda aho kadowe ntabwo ubona ko turi kumwe n'umushyitsi nyine nagize muramenyeranye buriya undi ucagiyemo gituyiriye naramusanze mu rugo nagize rero ni ibisanzwe ese kumenyerana no kugira ariko mpabuje umaze guhinduka ariko ni ukuri kwibasha ibintu zizirimo uzabivamo pe ibiki se nzava mu bice buriya igihe birebaga kabireba nyine ariko nyine gaburo kundu nabigenza ariko ibintu byo bimaze gukomera pe bimaze no kureka n'urugero ariko hari igihe mutekerezaga uje muvunira no kumbabaza ariko mbabuje rwose ni ibibazo ariko mwimukiye ahantu heza ese kabyo bintu uri kuvuga ni ibiki ho nawe mba mbona uba wancanze ibintu bimaze kurenga urugero ibiki biba byagize ute ni ibiki ushaka kumbwira reba ngo twimukiye ahantu heza twagize ute ibyo reba bivuye mbere kera nta bintu byari bimeze gutya cyagiye mbere nawe ukubyibuka nabonaga ibintu bitarahindutse ubonaga ariko si mbabuje n'ubundi ino ugeraga ku kazi gute mbabuje ko dukona warakaye mbwira kadogo mbwira icyo ushaka kumbwira njye sindamenyana n'isaha icyo ushaka kuvuga njyewe nyine nagize guca mviriya ku kazi ndavuga ati kanzinze ahangaha ariko nyine reba hano ndo mwimukiye ni heza njye ntabwo nzi ko muzaza guturina kadogo mbwira ikintu washakaga kumbwira uri gushaka kumbwira iki mbwira byagenze bite se ubundi uvuye he nagiye kuri wa mugabo twageze kujyanira cyane twarize mu ya modoka cyagiye twatwaye imodoka twajyaniye amatafari uko byibuka mu modoka ya bose uko byibuka neza nubwo ko uwo mugabo mpamagara bose mbona ntabwo telefone yari gucamo ndavuga ati kaze mpamagara telefone yawe ndihamagaye niyo wambaye byanze gucamo ariko ndaje ngeze ahangaha ariko hari ibindi bintu ariko mbabure ni ukuri wowe ubonaga bitarahindutse nurebye neza ukamwitegereza kado nawe mbwira ikikuzanye basugiye ni ibiki ushaka kumbwira ibiki se byahindutse ubona hari iki cyahindutse hano hari ikibazo ubona gihari mbabuje nawe uri umuntu mukuru ariko ari ukunda ubibona nawe ntabwo ubibonaga nyine reba hano hanze hari abantu batari beza batishimiye ko umuntu abaho neza nawe si ubizi kado kandi njyewe wantera umujinya nkagukubita urushyi hasi n'ubundi mbabuje ntaturasa ari ahubwo none yaje kureba hanini neza aho yagiye ntabwo yahakubwiye ntabwo muba muri kumwe ashashize nk'icumweru naramubuze maze ngeje kumwirebera ahangaha ese ntabwo uzi ko agiye hanze mwana yaje noneho buriya bikoreraga no hanze ariko ibiki se akora buriya mbabuje ko ndabona kududana ariko nyine reba patoro nari muzaniye ibintu byari bambaye ngo musanire ariko mwana yaje mbwira ibintu wari uvuze avuga ngo akorera hanze ni ibiki se si iby'akazi si buriya patoro ni inshuti yaje ariko mwana yaje umbiwe buriya patoro twabanye mu bintu byinshi buriya ibintu byinshi tuba tusenge nshakaga kubivuga mwumva ariko nyine patoro kuva yaragiye nagiye kureba ngo amafaranga barambwira ngo amuzanire ariko nyine ndavuze ati kazi ngazana ahangaha ariko kuva yaragiye hanze ntabwo nagajana ndakagusigira ariko ndari nawe usa n'ayo mafaranga rero mpabuje birabiduto ndi ko utazabivamo pe ko wasanga nta na gatanye birabiduto ko utazabishobora nese aya ngayo yakuye he ndaguhaye niko navuye kwishyuza guhura reba mbikorere bambaye ngo muzanire asirika ngaguheza atazagajyanye atazayajyana hese nyine bosi agiraga akazi ariko yagashora kandi nawe wamugira n'inama ariko nyine nawe urabibonaga byarahindutse
nyine ndikubona utagiye kurakara kanze ngiye uramuhamagara uramubwira Kadogo kuzana amafaranga ariko ndago yahageze ndabona hageze umubwira ko ndahageze none nimubwira ko ndahageze amafaranga ndamubwira ko yakuye twarahuye uvuye ku kazi ariko ndumubwiye ko twavuganye bose bariya nyine nta kibazo tuzagaruka ariko nyine dore shakora gendaga neza ariko nanje ufate niyo ngoko nushaka ujye n'ifi ushaka ujye canye na mazuru ni mwiza uko si ari gushira ubwenge umuntu ashaka mu musarani akajana n'ico kunywa aho ndiyo ko yakunywa bya bindi seriveri we ibitse byano byono oya kandebe abona aho nge guhuruka ushaka kumbwira munsi y'amafaranga ko mbona yatazayajyana Kadogo afite ibintu yarashaka kumbwira ikibazo cye rero dawe yavuga ibintu akavuga ibintu byinshi agacanga ntamenye n'ibyo ashaka kuvuga gusa ubundi uriya nawe aba afite ibigambo byinshi umuntu ntiyamenya ngo ni n'ibiki